birangira gutyo. Muri telefone bamuhamagara mukabanza mukaganira ijambo ry'Imana nyuma ukavuga n'ibyawe. Niko bigenda, ariko burya iby'Imana ntabwo wamenya ahantu bizaturuka, kuko Imana igira inzira zirenga igihumbi nyinshi cyane, kandi ikarema ikintu ubona ko gitangiye ari icya fake, ari ikintu gitangiye ubona ko kidafashe, kageze gakuramo ikintu gikomeye cyane. Hari abantu njya numva ngo babahanuzi bamenye ibizaba, kamenya n'ikizakubaho. Uyu Mana urayigira wowe? Yego ndayigira, kuko njye n'igihe nzapfira ndakizi. Oya. Igihe nzapfira ndakizi. Wakibwiwe n'iki? Nti Mana ndakwinginze, nujya ku mu rugo ugiye ko mu mugore nzabana nawe, uzaba umukobwa munini wenda undusha ibiro, ku buryo wenda ndamutse ndwaye cyangwa se nkagira ikibazo runaka, imbangugira gutabara yazisanga ngiye yamaze kungeza kwa muganga. Urashe ni wanterura se? Ariko ubu ngubu araza tukajyana no muri turanogana. Imana yakoze kugira ngo turanogana rwose, mbese ngasanga akanama ntagura akanasiga, biba bimeze neza cyane. Kandi iki nanone buriya harimo n'ibindi byiza byinshi, kuko iyo ngeze ukuntu azi gusasa, umugore ni igitangaza, azi gusasa neza iyo ngeze mu cyumba. Yes, tubahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV, Legacy on top. Buri gihe uyu munsi nasuye urugo rw'abajene mariye, n'abagabo n'umugore baherutse gukora ubukwe, ariko impamvu mbasuye nuko bafite inkuru yihariye. Ni couple y'abageni bashyashya. Ni umugabo mwamenye cyane Misigaro Paul, yarapfuye arazuka, ndetse avuga ko yageze no mu ijuru akabona ibitangaza, abona y'amazu meza, abona y'amazu ashaje, abona y'abantu bamwe arabamenya abandi ntiyabamenya, ndetse yashakanye n'umugore nawe ufite amateka akomeye. Ni umugore wabayeho mu buzima butoroshye, ariko akaba afite impano yo kuba aganira ndetse agasengera abantu bakabasha kubona abagabo. Abakobwa benshi yagiye abasengera babona abagabo, nyamara batarabona umugabo. Uyu munsi rero Imana yamuhaye umugabo, tugiye kuganira ku buzima bwabo burebure, ubuzima butoroshye baciyemo kugeza babanye, abashatse kwica ubukwe bwabo. Ni abageni bari mu kwezi kwa buki, nyamara amakuru yatugezeho nuko bakoze ubukwe nta n'igiceri cy'ijana bafite. Ni intambara zitoroshye barwanya, ariko uyu munsi bari kumwe. Ndababona hano barishimye, bari mu munyenga w'urukundo. Misigaro muri aho? Yes, ndabarogoye, mumeze mute? Ndabona muri mu munyenga w'urukundo. Urugo rumeze rute? Rumeze neza cyane. Muri imwe muri couple yavuzwe cyane, yakoze ubukwe nyamara ngo nta n'igiceri cy'ijana. Biriya bintu ni ukuri? Ikijana cyaba ari cyinshi, ahubwo nta n'icyatanu. Nta n'icyatanu. Ubu se bwo mwarayabonye byibuze mu rugo? Uyu ntabwo arimo araza make. Yes. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku rugendo rwanyu rw'ubuzima, ku rugendo rwanyu rw'urukundo, kugira ngo mugire ibyo musangiza abantu na bamwe bafite gahunda ya nta gikwe mubamara ubwoba. Yes. Agira ngo ni ibintu byiza, gukora ubukwe ni ibintu byiza, ariko ikibazo abantu bafite ubwo gukora ubukwe ngo nta mafaranga, ngo nta gikwe, ariko icyo gikwe naje gusanga n'ubwoba bafite. Ni umwuka Satani abateza w'ubwoba, kugira ngo babeho ari abantu bari aho gusa. Ugasanga umuntu naho gusa aririrwa muri capati n'ubushyimbo bw'ijana, naho yashatse umugore akajya asanga umuceri ku meza. Abo ni abadayimoni babatera. Yes, tubahaye ikaze rero bakunzi ba Legacy TV. Uyu munsi ndi kumwe na wa mupapa mwakunze muri benshi hano kuri Legacy, watuganiriye akatubwira inzira yaciyemo, yararwaye arapfa arazuka, agiye kutwibwira twiyibutse, atubwira nuko bimeze aho tumusanze ahari. Watangira twibwira akanatwibutse kutubwira naho tugusanze ahari. Yego, ndabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi gukomera kw'Imana kuboneka ku buzima bwanyu. Amazina ni yandi ni Misigaro Jean Paul. Ni wa wundi mwamenye cyane, mumeruka ndi umusore, mumeruka ndi umuhungu, ariko nabaye umupapa. Murabona ko ntari jyenyine, ndi kumwe na madame, nawe yenda aratwibwira. Imana imuha umugisha. Madame nawe watwibwira ukanatubwira aho wamenyaniye na Misigaro Jean Paul. Ese nashimwe, amazina ni Tuyishimira Fe, ndi umudamu wa Jean Paul. Twamenyanye mu buryo bwo gusenga Imana, muri ubwo buryo. Yes, ngaruka kuri Misigaro Jean Paul. Twibutse, twigeze kumva ko wapfuye ukazuka, twibutse byagenze gute?
murakoze, Imana iguhe umugisha. Uko byagenze n'ubundi nigeze nabivugaho bitangamo ubuhamya uko byagenze kurogwa, ariko nkeka ko impamvu wenda Imana yagiye inyimana kenshi cyangwa se yagiye ininda mu buryo bukomeye ko ari ukugira ngo mu gihe nk'iki ngiki nzavuge imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze, nzavuge byinshi Imana yagiye ikora bitandukanye ku buzima bwanjye. Ntago iyi tariki mu minsi yashize, ino weekend yashize, ntago Imana iba yarankoreye ubukwe iyo nza kuba naragiye, ariko mu gihe nk'iki ngiki byari bikwiye kugira ngo nzashime Imana mvuga ibitangaza n'imirimo yakoze ku buzima bwanjye. Igihe kimwe bigeze kuba byabaho, hanyuma mpura n'ibikomeye, mpura n'ibyagezo, intambara zari nyinshi, ariko nubwo narozwe ntagange bari babiteguriye, bari babiteguriye undi mwene data bifata jewe, ariko nubwo byafashe igihe ntago napfuye ngo ngende mpereyo, ahubwo Imana yarangaruye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki Imana ibashe kunkoresha ibikomeye byinshi kandi inkoreye byinshi byatuma ngira amashimwe mu mutima wanjye. Uyu munsi rero ntago nkikiriyo, ahubwo ndi muzima ngo mvuge gukomera kw'Imana. Hanyuma ngira ngo wenda madamu Imana imumpaye nawe abizi, ntago nkunze kuko nari mfite buri kimwe cyose, ntago nkunze kuko nari mfite amafaranga, ntago nkunze kuko nari mfite inzu yo kubamo, yemwe niyo mbamo ndakodesha ni na noya, ariko yeze yambwiye ijambo rimwe, ambwira ati rero uburyo twakundanye maze kumenya ubuhamya bwawe, menye ibikomeye waciyemo, kandi sanga uri umusore nasabye Imana, sanga uri umusore nayo narabwiye Imana izampa, sanga birahura, nanjye sanga ibyo nasabye Imana byose arabyujuje, sanga n'umukobwa ushima Imana kandi wirinze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ubwo mu buryo nasenze rero Imana yaranyumvise. Hanyuma tutararengaho rero, Imana yaguhaye umufasha gute? Byaciye mu buhe buryo? Hari n'ijambo uvuze ngo umukobwa ngo utariyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Yego. Bishatse kuvuga iki? Sobanura uko mwamumenyanye n'uburyo Imana ariyo yamuguhaye. Dusobanurire n'iryo jambo uvuze. Imana iguhe umugisha kandi igire neza. Uburyo yamumpayemo cyangwa se uburyo twamenye dusenga duhugurana, tuvuga iby'Imana, tuvuga ibitangaza, tibuka cyagiye Yesu ahumura impumyi, cyagiye Yesu ahagurutse ibirema, ibuka cyagiye ageze kwa Lazaro, cyagiye azura Lazaro ava mu gituro, ibuka cyagiye nanjye ati ndabyibutse, ibuka cyagiye abantu gerutse bagiye kwa Yayiro, ibuka cyagiye Yesu azura umwana wo kwa Yayiro, wa mukobwa wo kwa Yayiro, nanjye ati ndabyibutse sheri, tibuka cyagiye, ariko nanjye ari ibyanjye byapfuye, hari ibyaye byapfuye Imana igomba kuzura, nawe warambye ati nanjye hari ibyanjye byapfuye, ariko ubu ntiyasanga ibyacu byapfuye di, ariko ndashimira Imana ko yabizuye. Tumenyana gutyo nyine dusengerana muri ubwo buryo, usanga ni umuhanuzi kazi, ndi umuhanuzi, babihuriye majerwa, nawe urabyumva. Hanyuma se guteretera mu rusengero biremewe? Ushaka uri gusengana n'umuntu ukamubwira ati buka ibyo Yesu yakoze, ukahita umwaka nimero, ejo ukamubwira ati buriya ndagukunda, muri mu rusengero. Ushaka gusanga atari no mu rusengero twahuriye rero, tugahura wenda mu butayu dusenga Imana, duhamagara Imana. Mwari mu butayu? Yego. Wagiyeyo nawe yijyanyeyo? Dusobanurire rero. Twahuye n'abandi bantu, uburyo twasenze Imana, twahamagaye Imana, dukomeza urugendo, ariko nyuma yaho urumva twahanye nomero, hanyuma tuganira, tibuka cyagiye nk'uko nabivuze, birangira gutyo. Kuri telefone bamuhamagara mukabanza mukaganira ijambo ry'Imana, nyuma ukavuga n'ibyawe. Niko bigenda, ariko burya iby'Imana ntabwo wamenya ahantu bizaturuka, kuko Imana igira inzira zirenga 1000 nyinshi cyane, kandi ikarema ikintu ubona ko gitangiye ari icya fake, ari ikintu gitangiye ubona ko kidafashe, kageze gakuramo ikintu gikomeye cyane. Hanyuma uvuze ko uri umuhanuzi, nawe ari umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi ni muntu ki? Umuhanuzi ni umuntu kuva na kera abahanuzi bahozeho, sinzi wenda uburyo nabigusobanuriramo, ariko umuhanuzi ni umuntu ushobora kujyana ubusabane n'Imana. Uburyo umuhanuzi n'uburyo asengamo agakomanga ku mutima w'Uwiteka. Umuhanuzi yasenze kuvuga ngo iyo usenze isengesho nyene gakora ku mutima w'Imana, kuvuga ati Imana ikativuga ati hari umwana wanjye nkomanze ku mutima, si weshi bagira izo mpano. Evanga iyo usenze kenshi na kenshi. Ni impano guhanura. Ni impano. Hari ikintu ushobora warahanuye kikabaho? Birahari byinshi. Mu rugero uko byagenze. Birahari. Igihe kimwe twarimo dusenga hanze y'umujyi wa Kigali, arimo dusenga ahantu bita mu karere ka Ngororero, turasenga, nari ndimo senga avuga ati Mana nkeneye igitambo,
igitambo ahantu twari turi gusenga ni igitambo. Imana irambwira ngo igitambo igiye kukigaragaza. Hanyuma abantu rero ntibabyumva neza. Ugati wenda ni kwa kubita tujya tumenyereye Imana ati wenda igitambo kizaba kigaragara. Ako kanya nyivuga ngo mwami Yesu ntangiye gusenga Tremusi biraturitse. Ni byinshi cyane. Imana irambwira ngo umutwe tugiye gusengera niwe wari gupfa uwo munsi. Tremusi sipfa mu kimwe. Yahise iturika ako kanya. Kandi umva zare ebyiri, imwe irimo icyayi, iyindi iri vide, haturika iri vide. Numva Imana kuntu ifite imbaraga. Tubona ko icyo ari ikimenyetso. Icyo ni ikimenyetso. Uvanga umuhanuzi arazamuka akora ku mutima w'Imana. Icyo asabye Imana kikabaho. Hari abantu njya numva ngo b'abahanuzi bamenye ibizaba, bakamenya n'ikizakubaho. Iyo Mana urayigira wowe? Yego ndayigira kuko njye n'igihe nzapfira ndakizi. Oya. Igihe nzapfira ndakizi. Wakibwiwe n'iki? Imana kubaza ngo ni ryari wakibwiwe n'iki? Imana yarabivuze, yarabimbwiye. Yarabikubwiye. Yego. Uzapfa ari kwa kangahe? Wakagiye Imana mwe, bahora wihinjira cyane wigira kure cyane. Aho tuhihorera. Ariko itariki n'umunsi urayizi. Watuje wa muntu we. Umuntu se waba. Ubu nubona nubwo wamvuga uti rimeze gute. Ugakora ibimeze sishobora gupfa. Itariki n'isaha urabizi. Yego. Hari umuntu wari wabihishuriraho iryo banga? Ubu nuko bimbajije ariko igihe nge nzapfira ndakizi. Nta wundi muntu urakibwira ngo abe yakimenya. Oya, ibyo ni ibanga. Na madamu nagomba kwimubwira ko yakoka umutima. Hanyuma na madamu rero ni umuhanuzi. Reka nawe no kumwima ijambo ambwire gato we hari ibintu yaba yarigeze amenya bitaraba. Wigeze uhanurira umuntu? Yego. Tubwire byagenze gute? Umumama twarapfuye atwite inda yageze amezi 13. Inda ifite amezi 13? Yego. Kubyara byari byaranze. Yaranyweye imiti yo mu bapfumu yaragize gute biranga. Duhurira ahantu. Mbona ko ari byo bamuteze nyine barayimuzingiraho. Ndamusengera. Hatarenze n'isaha ibise biraza arabyara. Wabibwiwe n'iki rero ko ari byo bamuteze? Wabibonye ute? Kubera Imana iba iri mu muntu, hari ukuntu uba ubana n'Imana mugirana ubusabane nayo ikabana nawe, yamara kubana nawe ikagukoresha iby'ubutwari. Yego. No kwanga ubu mwembi mwemeza ko mubana n'Imana. Yego. Ijana ku ijana cyane. Hanyuma rero murashakanye murabanye, harya mutwibutse mwakoze ubukwe ku itariki hari kuwa 4 ndabyibuka. Ari ku 9. Itariki 9. Noneho rero ndashaka kubabaza. Buri umuntu wese mbere yuko akundana n'undi aba afite inzozi z'umukunzi. Mbere kuri kora hari umukobwa warigeze wifuza ko ati nzashaka umukobwa uteye utya usutya? Murakoze. Ibyo ni ibintu ariko burya kenshi na kenshi umuntu abatekereza ukwe. Burya ushaka ubutekereza ukwawe nanjye ntekereza ukwanjye, ariko noneho ugasanga sibyo bibaye. Ariko hari ikintu ushaka kwatuza akanwa kawe bitewe n'ubusanzwe ugirana n'Imana. Njyewe nigeze ndabivugaho ubushize, uvuze ko igihe kimwe ndwaye igihe bari bandoze nyine, igihe ibyo byose byabagwanye, igihe nigeze narwara nyine ngera kure cyane. Nari ifite umuntu wandwazaga w'umukobwa, yari afite imbaraga zidasanzwe, yanarutaga n'uyu nguyu. Abasore ntibabashaga kunterura, n'abagabo ntibabashaga kunterura, ariko we ndibuka yarandwaje aranterura njyana ahantu muri dushe. Hanyuma haza umusore aranyoza. Noneho nyuma nzanzamutse cyangwa se maze gukira, byatumye nsaba Imana, nti Imana ndakwinginze, nujya ku mu rugo ugiye ko mu mugore nzabana nawe, uzaba umukobwa munini wenda undusha ibiro, ku buryo wenda ndamutse ndwaye cyangwa se nkagira ikibazo runaka, imbangukira gutabara yazisanga ngiye yamaze kungeza kwa muganga. Buriya ni wanterura se? Baba rero mbwire ntago buriya wambasha ku bwa Yesu. Urumva Yesu ngahagaze muri bafite imbaraga. Nta kindi wigeze usaba ku mukunzi washakaga? Kuba munini. Urabona ko arandusha ibiro, nako byaribyo byose yananterura buriya murashaka no kuzameka, ahubwo igihe kimwe nkumva umunyenga mu mugongo, si byose. Uwo niwe mukobwa w'ibyifuzo byawe? None Imana iramuguhaye? Iramumpaye, ubu ndi kumwe nawe,
sigaye nawe ugasanga ibiryo byahiye. ako nako turi bukageraho uri butubwire ubuzima bw'umugabo nawe aho butandukaniye n'ubw'umusore. Tujya no kuri sheri wawe makuru. We umugabo we wifuzaga w'inzozi zawe wasabaga Imana n'umugabo umeze ute? murakoze. Ikintu cya mbere nabanje gusaba Imana, njya gusaba umugabo, nasabye Imana umugabo uca bugufiya, ukunda Imana akaba akunda n'abayo. Icya kabiri, mu buzima busanzwe tutagiye mu buzima bwa Kristo, nsaba Imana umugabo muto w'imibiri yombi wahuye n'ubuzima bukakaye ku buryo tuzashobora kubaka mu gihe kibi cyangwa icyiza. Yego. Hanyuma ngiye kubagarura mu buzima bwa gisore mukiri abasore. Ese Paul ukiri umusore byanze bikunze umuntu yakiri umusore ahura n'abakobwa benshi. Yego. Hari abakobwa runaka mwaba mwarakundanye kuki atari bo mwabaye? Barahari benshi ahubwo barenga nka 30, ariko natekerezaga nk'umuntu, ariko Imana ipanga nk'Imana. Umva nabanje gupanga nk'umuntu, ariko Imana ipanga nk'Imana. Ni ukuvuga ngo jewe bari bahari benshi n'ubu bajya banyandikira akamyanda, ariko se gutya na gutya kutayi warakubwiye. Ariko iyo ntabaga ndi mu kintu jewe muwe narangagwa no guca bugufiya. N'ubu yabanje kugira ubwoba uko yajyagira nkashyiramo nkabanza nkika gake, nkaba nambara nk'iminsi nk'ingahe ntamuvugisha. Ariko ugasanga kenshi namba ni muri gahunda nyine z'Imana yacu, umuntu agenda gutya imwivuga butumwa gutyo, agenda avuga Imana mu buryo butandukanye. Ariko none iyo ntabaga ndi kumwe n'umukobwa runaka, yenda kugira ngo anabimenye yenda nawe ko tutaba turi kumwe, ubundi naracecekaga neza, akaba ashobora kumvugisha kugezaho nyine akananirwa agaceceka. Kuko burya kubwira umuntu ngo ndakwanze ntibishoboka, cyangwa se ngukunda ntibishoboka. Niyo sura mwanga niyo wamuremye. Iyo yamvugishaga rimwe na rimwe namuvugishaga, ubwo tukaganira, kuvanga abo barahari n'ubu ngubu baracyahari nyine, ariko bagenda bamenya ukuri, bamaze kumenya ko namaze kubona madamu. Hanyuma ubwo njye kuri madamu, iyo umukobwa ahamagaye Paul ukabona ni nimero y'umukobwa byakira ute? Njye sinshobora kubigiraho ikibazo bitewe n'uko mwizera. Numva binyuze iyo bavuganye, numva ari ibintu bisanzwe mu buzima. Nkuko nanjye hari undi musore wamamagara, numva ko atatinyuka kuba yanje inyuma, ko ntekereje imyitwarire ye nta kibazo nagira. Hanyuma rero mbere yuko mubana nawe hari abasore runaka bajyaga bakubaza amakuru bakwaka nimero, baba hari abahari? Yego, barahari. Hanyuma se byagenze bite kugira ngo bare kwitemo Paul? Impamvu wenda sindi bujya kure cyane, impamvu wenda yatumye mbareka kurikira Paul, bya bindi nababwiye ko hari ukuntu usenga Imana ufitanye ubusabane nayo, ikabasha kukwereka byinshi. Nabonaga atari bo b'inzozi zanjye. Noneho nasenga nagize ubusabane n'Imana, nkabona byinshi bitanezeza umutima wanjye, cyangwa se imyitwarire yabo idahuye n'iya Kristo nuko nifuza. Hanyuma ko mujya musengera urugo rwanyu? Murakoze cyane. Ahubwo se twaryama tudasenze, banza gutabaza Imana. Mubwira iki Imana, muyisaba iki? Byibuze duhe nk'ishusho yo mu myaka nka 30 mu rugo rwanyu, usaba Imana ko ruzaba rumeze gute? Iyo senga Imana cyangwa se iyo turi gutabaza Imana, naho no mu cuku bya nijoro byati Imana, vuga ati Imana niwe watangije umurimo cyagihe, niwe wawutangije, twari tuzi ko bizashoboka, cyane ko abantu banaducaga intege ngo ntacyo muzagiraho, ntibizakunda. Reba urugo Makira avukamo, reba urugo Paul avukamo, mwese ni mu buzima bukomeye, mu buzima bubi, mwese nta n'umwe ufite akazi, nta n'umwe ufite ifaranga, mbese nuko abantu bavuga byinshi. Ndavuga ati byanga bikunze, Imana itangije uyu murimo, igatangiza igikorwa cy'ubukwe kuri Paul na Makire, nta faranga habe na rito bari bafite, byanga bikunze izana bikomeza. Ngasenga Imana ati Imana ndakwinginze, Makire nakabayunzemo, ati turagusabye Uwiteka, turaguhamagaye ngwino bane natwe, urugo rwacu rukomeze. Noneho kugira ngo byibuza mu gihe kizaza bamwe bashaka kugira ngo bipfe nabo biragera, bazakorwa n'isoni. Babandi bifuzaga yuko byahirima nabo biragera, bazabone dusangire ku meza amwe.
niko bimeze dusenga Imana kugira ngo izaduteze imbere mu buryo busanzwe. hanyuma mbere y'uko njya kuri makire se haba hari abantu bigeze bifuza kwica ubukwe bwawe? Barahari. Wabibwiwe n'iki? Tubwire uko byagenze. Uwa mbere yarambwiye ngo iyo utangije igikorwa cy'ubukwe nta kazi ufite rero umugabo uzamutungisha iki? Iyo utangije igikorwa cy'ubukwe nta mafaranga ufite, ese ubwo uzambara iki? Ese ubwo uzaba he? Wabaga muri chambrette, ese umugabo uzamujya muri chambrette? Urumva? Ariko nibuka ko ari ijambo umugore yambwiye ngo sheri kurikije urukundo ngukunda no hasi nzemera kuharyama, habe hari n'umukeka nzemera ngo uryame. Iryo jambo yarambwiye. Ariko abantu barambwira ngo ntago biza, barahari bagira muri batatu ngira ngo n'abakugiriye inama reka ni ukwica ubukwe nyine. Nta wigeze agambirira umugambi mubisha wo kwica ubukwe we ngo bimenye. Arahari kuko hari wavuze ngo we yongoreye umugore ku ruhande. Abya nti Paul ndamuzi, ahubwo nzanamugusurira nje mu rugo iwe ahantu aba mugusurire ndebe. Ndabizi nta matora afite, urumva, ndabizi nta ntebe afite, ndabizi yemwe ahantu ari wape kabisa ariho nabi. Noneho ku mutima ndavuga ntibyanga bikunze uyu muntu ubwo yabivuze yego ashaka kwica ubukwe, ariko nibyo yavuze yenda duspose ko ari nabyo, kubera ko hari nabaga za Gikondo Kimisagara mimukiye vuba. Igikondano nabaga abajura baranteye ibintu byose babyiba mu nzu nta kimwe bansigiye. Ndavuga nti Mana wemeye ko ibintu bibaho kandi bayo byitegereza, byanga bikunze ari ikintu gikomeye ushaka kunkorera ku buzima bwanjye. Hanyuma ibyo umuntu rero gukora yarazuhamya bwanjye byose yarabizi, ibyo byose aca inyuma yibwira madamu urashaka kujya kubana na Paul ko nta kintu afite, ubona azakumarira iki? Hanyuma madamu rero umuntu amaze kukubwira gutyo wowe mu mutima wawe watekereje iki? Se Paul wamubwiye iki? Dusangiza ubwo buhamya. Murakoze cyane. Akimara kubimbwira naragenzuye neza menya uwo muntu ni muntu ki. Mbere yo kugira ibindi nkurikizaho nabanje kumenya amateka y'uwo muntu. Uwo muntu ni muntu ki ninde? Nza kumenya ko ari umuntu washakaga kubana na Paul, ariko ntibyabaho. Arambwira ati njyewe nikubaza niki cyatumye mwihutisha ubukwe? Ndamubwira ni kubera Imana, birabiri mu mugambi w'Imana. Arambwira ati Paul uramuzi, uzi uwo ari we? Ngiye muzi kumurusha, reka mukubwire. Ajyaho arambwira ukuntu bamwibye nta kintu na kimwe asigaranye, Paul nta kintu afite. Ambwira ukuntu agiye kumpa ubufasha bwo kujya kumureba, amutunguye akareba utuntu turi mu nzu akaza kumbwira. Sinihutiye guhita mpagarika mu mutima wanjye kuko hari ijambo, hari ibanga nari naravuganye n'Imana. Naramwihoreye ngiye ndavuga nti niyo yaba ntabyo afite ntabwo ari byo bizubaka. Icya mbere ni urukundo. Naharaniye ahubwo gushaka byinshi kuko namenye ko ntacyo afite. Ndavuga ntibyanze bikunze ngiye gushaka byinshi, hanyuma tuzagira icyo tugira kuko nawe ntacyo afite, byibura tuzahere kuri ibyo ngibyo nzaba mbonye. Ntabwo nigeze ncika intege mu mutima wanjye, ahubwo nasenze Imana ndayibwira ngo mpa ubushobozi bwo kubona ibyo adafite mbibone. Yego. Hanyuma Paul tugereranyije ubuzima bwawe ukiri umusore n'uyu munsi uri umugabo. Ukiri umusore wari ubayeho ute? Ubayeho gute? Byari amaganya menshi, kari agahinda kenshi. Nagendaga mu ivugabutumwa, nataha nagera muri quartier ngasanga butike zafunze. Ubwo nagera naho usanze hafunze asanga ibiryo byashize mu restaurant, nkaba niyahuje mu karu, ndaje ndaryamye narindiho nabi. Ubwo nukuvuga ngo nagira ngo nanitse umwenda asanga barawanuye. Ubwo urumva izo ndizo n'ingaruka z'uko zo gutinda mu busiribateri. Nagize ubwo nita siribasaza uko nabonaga birengeranye. Hanyuma ariko itandukaniro ririmo no kuba narashatse kugeza amaginga yangaya, ndikuza ngasanga ibiryo ku meza, ndi kubona ipantaro yanjye irafuze, ndi kubona ishati yanjye irafuze, yemwe ni pasi yagezeho. Numva n'abandi bije shaka kwica ubukwe bazacunge barebe buriya nzongera kwambara ishati idateye, nta nubwo nzongera kwambara inkweto idahanaguye. Harimo impinduka ku buzima bwanjye. Yego. Hanyuma rero tugaruke mu buzima bwanyu mwembi mu rusengero, aho musengera. Mu rusengero tujya twumvamo wenda ngo hari ibintu biberamo rwihishwa,
urugero nk'ibintu byo kubonekerwa umupasiteri akabaza kuvuga ati umukobwa narakweretswe. Ese nk'iyo uza guhura n'umukobwa akakubwira ati wa musore we Paul narakweretswe, uwo mukobwa ari kumwemera ibyo avuga ari ukuri? Birashoboka cyane ko nari kumwemera kuko nta wundi nari nakabona, ariko nanone hari ikintu bita kugenzuza umwuka we uri mu buzima bwawe. Kuvuga ngo twatanye tuvuga ko tubana n'Imana kenshi na kenshi. Madamu yavuze ko abana n'Imana, nyina avuze ko mbana n'Imana, none twabaye umwe mu rugo, bivuze ngo tubana n'Imana. Hanyuma rero aho ngaho iyo umukobwa bigenje gutya avuga ati baranahari banabimbwiye ati igihe ndimo ndabona uruwanjye, harimo wari umukongomani, harimo wari ukomokaga iza cyangwa ugiriya, harimo n'abandi bajya nko muri 2 bari hano i Kigali, ari nabo twagendaga tunasengana kenshi na kenshi. Twakweretswe gutya, ariko tukagira ikintu cyitwa kuyoboza umwuka uri ku buzima bwawe, ugasenga Imana. Byaza bwa mbere ugasaba ikindi kimenyetso, mbyibuza nka 5, 2, 3, 4 byaza, kuko burya na Satana yereka umuntu, ntago ari Imana yereka umuntu gusa. Satana ashaka kuzaguhabya, wabona ibintu tuvuga ati ibi nibyo, ariko yerekwa rivuye kuri Satani. Byatumye no senga Imana avuga ati nimba ari wowe Mana nyene yerekwa rya 5 ryarabonetse, ariko abo bose byagiye birangira gutyo. Ahubwo uyu nguyu ibyo nasabye byinshi Imana yarabikoze, mpita mbona ko ari we. Mbaze nayimakire rero nk'umuntu usenga, uyu munsi yaramutse yaje umukozi w'Imana akakubwira ati nakweretswe ko ugiye kuba umugore wanjye, utakiri umugore wa Paul, iryo yerekwa waryemera? yewe ntabwo naryemera, kuko ijambo riravuga ngo tugenzuze impano umwuka. Kuko burya niba umuntu aguhanuriye ikintu ntucyemerana n'ubwo ugihakana, ahubwo wowe ugenzuza impano iri muri wowe. Ashobora kuza akabimbwira ubu ngubu bitewe n'amakuru mfite, simbyemere, cyangwa nkamubwira nti genda ngiye kugenzura. Yego. Ese Paul ngaruke mu gusoza ndaza kubaha akanya buri wese yivuge mu munota umwe cyangwa iminota 2, tubwire uwo ari we neza dusobanure. Ariko mbere yuko mpagera ndashaka kubaza iki mu mugabo kigera mu rugo, ni iki cyagutunguye utakekaga wasanze mu rugo? Nkikigera mu rugo cyangwa se nkikigera cyitwa umugabo ngishaka, ikintu cyantunguye kugeza amagingo aya ngaya, ntago nari nzi ko ashobora koga amazi ashyushye. Ariko ubu naje koga amazi ashyushye, igihe byarantuye ko igihe naherukaga amazi ashyushye nkiri mutoya, mama nyoza ndi mutoya ndabyibuka. Ariko ibaze none uwo ibaza ko gahinda, ariko nteruka kwitwa sheri ishushu, kera mama kinteruye ndi agahinja gatoya, nibwo mama ajyaga ansimbiza ndakana gatoya. Ariko ubu ngubu araza tukajyana no muri turanogana, Imana yakoze kugira ngo turanogana rwose, mbese ngasanga akanamanagura akanasiga, biba bimeze neza cyane. Kandi iki nanone buriya harimo n'ibindi byiza byinshi, kuko iyo ngeze ukuntu azi gusasa, umugore ni igitangaza, azi gusasa neza. Iyo ngeze mu cyumba sanga yashashe yatatse neza, uyu mugore koko yavuye ku Mana. Sheri wavuye ku Mana, ukuri avuye ku Mana. Ndakimubaza nawe akigera mu rugo ni iki cyamutunguye atakekaga ko yabona mu rugo, cyatigeze abona mu bukobwa bwe? Murakoze. Ikintu cyantunguye cya mbere ni ukwibona mu cyumba ndi kumwe n'umuntu tutari tuziranye, twahuye gutyo. Yego, kwisanga mu cyumba muri 2 mwenyine byarantunguye cyane. Ngera n'ukurije nka gutamika kumbura nyuzo. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyantunguye. Ikindi cyantunguye keya. Ari keya mbona ntabonaga. Yego. Ubwo se nka keya guha ni izihe n'abandi bagabo bumvireho? Sheri wanjye aranetesha cyane. Aranetesha cyane, Mana sinzi, Imana imuhe umugisha. Anyitaho, akanyereka ko turi kumwe, anyitayeho cyane.
hanyuma rero muri ya minota 2 nabemereye mere kuri Paul aduhe urugendo rw'ubuzima bwe kuva avutse kugera aka kanya twicaye. Ararucamo nyine yihuta kuko ni minota 2. Yego, gendo rwanye mvutse Paul mu mikoro yanjye sinigeze niga ngo yenda nkomeze na pime ntago nayisoje. Narakomeje manuka Kigali nkora akazi ko mu rugo, ubuzima bwanjye nabukomeje Uganda na Tanzania, ndamanuka Paul ngeze mu Rwanda. Imana iramya ngo ningiye kutembereje imisozi yose, najya nkwereka ibikomeye byinshi ko abantu barapfaga benshi bakagwa imbere yanjye ngasigara mpagaze, yemwe ndinze ngana gutya nagereza ntarayigeramo kuko Imana kenshi ngarukiza ku muryango kambya ngo uzakiza benshi nkibaza uburyo nzabakiza. Nasanga aho bafashe babyati nawe jya muri bariya bagahita barekura ko Paul ngezemo. Ariko ibyo ni ibitangaza by'Imana igenda ikora. Paul ndi wa wundi nyine Imana cije mu bikomeye, inzara iranyica mbaho mvukya mu buzima bukomeye iwacu dukennye n'isa kandi ntanavuga ko twagezeyo ko hari ibyinshi nyine bitari byagerwaho muri turacyakennye ariko dutegereje Imana. Hari iby'Imana yavuze kandi igomba gusohoza. Attention. Hari ibyinshi Imana yavuze igomba kuzasohoza ku buzima bwanjye. Paul rero nuko nguko Imana inkoreye ubukwe, Imana imaye madamu nyubaha, tuzabasha kuvugana ibintu buri kimwe cyose tukabasha kumvikana, cyangwa ubwiye akantega amatwi nanjye byambwiye nkamutega amatwi. Paul nuko Imana ngiriye neza nuko kandi hari n'ibindi igomba gukora, igomba gusohoza. Mu rugendo rw'ubuzima uruciyemo wihuta n'ibyo ariko hari ibintu ntasobanukiwe. Icyambere uravuze ati Paul ndi umuntu utarize. Yego. Naravutse nzi Kigali gushaka ubuzima nkora akazi ko mu rugo. Duhe gato ku ishusho wari ufite imyaka ingahe, wakoraga mu rugo, akazi ko mu rugo kaba kameze gute, wakoraga ibiki? Ibyo nabonye byo ni ibintu bikomeye cyane kubera ko nakoze akazi ko mu rugo afite imyaka 17 nongera ko nabone afite imyaka 23 ariko njya ukavamo nahuye Imana abanje kumwigisha kuba boss. Nafite mabuja akajya nsigira imyenda y'imbere amasutiye na ya yindi nyine amasuve yose nkajya mbifura, ariko nkajya mbifura mvuga ati Mana uzangirire neza agasuro k'abadayimoni ndakarambiwe. Akajya ajya ukazi mu gitondo ariko najye simurenganye, nafite akazi yakoraga yari umudogiteri, yajyaga byuka saa 10 butaraca akagenda. Ubwo nagasiga ibintu akaza kabisiga mu yandi byo bimesera nta kundi amembe 20,000. Hanyuma nkabifura byose amasote n'amasuve byo nkabifura nyine ariko magaze ku ijambo. Namara kubisoje numva nta muntu hari nyine nkahita ngenda nkahita nigira gusenga nkatabaza Imana nkayamagara. Ariko uyu munsi nanjye buriya hanyuma mu rugendo rw'ubuzima numvisemo ikindi kintu ngo wagenze imisozi ngo ya Tanzania na Uganda. Yego. Wageze Bugande gutaha buri n'ubuhe buzima, wageze Tanzania gutaha buri n'ubuhe buzima? Ibyo ni ibindi kuko umuntu ngiye yanjyanye Uganda hambya tugende Uganda umperekeze ndaguha amafaranga azagufashe mu gikorwa cyawe cy'umubatizo ko nangiye kubatizwa. Ambya ati ugiye gukora ikirori ugiye kubatizwa ariko nyeneye ko ntwaza ibintu tukajyana Uganda ahita nguha amafaranga azagufasha. Ngeze Uganda ahita mpezayo amezo muri ubwo buryo. Uhezayo gute? Ubwo mara imitike yanyimye tike ubwo birangiye dufatanyije mu bikorwa yari afite ndamufasha. Ubwo byaje kwangira nyine dutandukanye ngaruka mu Rwanda, ariko maze ngaruka mu Rwanda mita mbona akazi Tanzania naho njyayo namaze amezi ajya muri 6 ndagaruka. Ngeze hano mu gihugu cy'u Rwanda Imana ngo ningira gutembereje imisozi nkwereke byinshi bikomeye kandi uko nabonye byinshi bikomeye. Hanyuma uvuze ko wagiye Buganda ujya na Tanzania ariko ntabwo uvuze ko wagiye no mu ijuru. Soreza kuri ako kantu. Ibyo bintu rwose ubiretse byo tuzabiganiraho. Hanyuma rero njye no kuri madamu nayo muri ya minota 2 tushushanyiriza ubuzima bwe kuva avutse kugera twicaye. Murakoze cyane. Njyewe Immaculée ndi umukobwa utaragize amahirwe yo kwiga ngo ndangize, nagarukiye mu wa 2 segonderi. Nayo imyuga nagaragaje kwiga ariko nabyo ngarukiramo hagati. Maze guhura n'ubwo buzima bwo kutayiga nanjye ninjiye mu kazi ko mu rugo. Naragakoze imyaka igera muri 7. Nahuriyemo na byinshi bikomeye cyane, nkajya mbwira Imana n'agahinda kenshi kuko
bitewe n'ibyo nahuriyemo nabyo byatumye ngira umubabaro bintera igikomere cyane numva mu buzima uretse Imana yonyine ntazakira Imana niyo yo kubimfashamo ajya mbwira Imana ngo mama nanjye uzantabara ni ibiki wahuriyemo nabyo nahuriyemo n'ababosi ibigeragezo by'ababosi nakoreraga bashakaga ko turyamana ariko bitewe n'uko njye nari nashakaga kwirinda sinabyemera bamwe bakaga bagerageza ko tukarwana hasi hejuru nanjye nari umukobwa ufite imbaraga ubu noneho murabona ko zirimo zirashira nari umukobwa ufite imbaraga munini muremure tukarwana tukajya mu mitsi bikarangira bitagezweho umwe aza kumbwira ambwira amagambo akabije ambabariza umutima arangije arambwira ngo bitewe n'imitsi twe tumaze turwana atabigeraho arambwira ngo ubu rero kuko yari umusirikare naramutinyaga cyane arambwira ngo mva ngo nagusabye ko neza uranga ku mbaraga uranga ngo ubu noneho aho buri bukera urabura ubuzima bwawe ariko kirwe mbigezeho ndamugana nanjye ndi tayari gukubita umusirikare urumva ko karatika yari yarize ntaho zihuriye n'izo narinze ariko nari nizeye Imana yonyine yo mu ijuru kuko n'ibyo nagendaga ntambuka ntibibeho ni ku mbaraga z'Imana ndangije icyo gihe yarabyutse ari mu gitondo abwira umudamu ati njye ntabwo ndi bujye mu kazi ndarwaye umudamu nyine we ntiyarabizi arambwira ati rero makire sheri wanjye ntari bujye mu kazi ubwo umenye nyine ukuri bumufate nyine nta kibazo ariko numva umutima bitewe n'ibyo twabagamo numva umutima uransimbutse ariko njya mu cyumba mbwira Imana ngo ube hafi ntunge kure ndangije arabyuka akenyeye akisume kagera hagutya tumwe dutoya araza ati ubu ngiye mu kazi ngwino ufata umwana ngiye mu kazi bari bafite akana gatoya k'akabebe nari ndi gufura ndi hanze ndinjira mu nzu ngiye gusasa mu cyumba cyo mu bebe ngo muryamishe abarinjiye rufunguzo ko shogonya munsi y'igitanda arambwira ati ubu noneho ingoto ndayikurura njyane ariko paka mbigezeho ndangane nanjye nta kibazo mfite nta kindi kintu nanizeye uretse imbaraga z'Imana mba mfunze nambaye agapira k'akajaketi mba mfunze imashini mfata telefone nshyira mu mufuka ubwo nari niteguye kurwana mbese nshyira mu mufuka ndafunga imashini zose ndangije nta kibazo noneho niteguye ati witeguye se ufite iki urumva rero ubu bundi bupimiro bingahe ibyo mpima byose ariko ubu niteguye nta kibazo ni karibu hirya gatoya hari agataburete nakundaga gushyiraho udukoresho tw'umwana twakize koto nahabonye kano kantu bapfundura kuri fanta akadenga kano gapfundikizo navuga ntakakara kumfasha arangije tujya mu mitsi mba mfashe kaka kajya umuvuga umusirikare tujya mu mitsi umusirikare tujya mu mitsi turarwana aranakomeye afite amapeti hano gutya ndangije mbahuruye ryadinga ndarimukuba hano mu maso neza aragenda aroboka neza hano hose ndamusharatura anje ambwira ngo wamaheru numva umutima ndababaye ndamaheru nyine aramutse byinshi cyane ndangije mita mfata akarakete kari mu cyumba mita nkurura rwa rufunguzo ndafungura ndirukanka ndavuga ngo witenda gushimiye ko habaye icyo gihe nahise nsezera ndavuga n'ibyiteka ryose umugore ntiyabimenye naje kubimubwira nyuma narasezeye kubera ukuntu yankundaga yanyizeraga arambwira ati niki gitumye ugenda ndambwira njyewe intambara zo muri ubu rugo ndazirambiwe kuko nari nababaye mu mutima wanjye iyo umuntu atihesheje agaciro ntawe ukamuha kandi buryo utiyubashye ntawe ukubaha ntabwo se intambara bwoko ki njyewe nari nakubwira nabi pe yari umumama mwiza cyane mwiza ndamukunda mwiza cyane turicara aranganiriza turaganira byose ndabimubwira uko byagenze arambwira ati najyaga mbikeka ko uryamana n'umugabo wanjye ariko naburaga ikimenyetso cyo kuzabafata
none wababariye muri uru rugo bigeze aha igendere neza mwana wanjye. Ndigendera aramerekeza neza, ubu ni inshuti yanjye idasanzwe, ndamukunda. Ubwo rero kubera ibyo gikomere nahuye nacyo, kubera kwa kurwana nawe, burya abasirikare baba bafite ukuntu bize kurwana, urumva sinzi ngo yafataga hehe, gusa numvaga mwishikuza, none kwa kundagurana nawe nza kurwara umugongo urambabaza cyane, urwara ibyumweru 2 ndyamye ntabyuka, nirinda kurya kugira ngo ntajya hanze, nirinda kunywa kugira ngo ntajya hanze, kuko uko bansigaga bandyamishije niko bansangaga. Mvuga ko ntazasubira mu kazi ko mu rugo, bisezera gutyo. Ariko nyuma Imana yaje kunshira inzira, mbona akazi ndikorera, nibyo. Reka ngarukira aho ngaho. Yego, hanyuma duhaye ubuhamya bwiza cyane kabisa. Ntabwo nari ko ari uko byagenze. Hanyuma se ubwo mu gusoza, wenda kugira ngo tunasoze, wowe abakozi bo mu rugo ndumva bahura n'ibintu byinshi cyane cyane bikomeye cyane, abakobwa. Ni nk'ubuhe butumwa wabaha, ugaha n'ubutumwa bakoresha babo? Ubutumwa nabaha bwa mbere n'ubwo guhamya abari bo, bakihagararaho, bakabasha kwiha agaciro, kuko burya utakihaye ntawe ukaguha. Kuko burya iyo bose akwiciye ubuzima, ni urugero wenda akagutera iyo nda, ujya kuyiruhana, cyangwa se hari igihe aba arwaye izo ndwara akazikwanduza. Icy'ingenzi bibaye bigenze gutyo, wasezera bikiri mu maguru mashya, kuko bitinde bitebuke ibyo yiyemeje abigeraho. Ubwo urumva nanjye iyo ntaza kwiyarura ngo ngende, urumva ko ibyari kumbaho byari kuba bikomeye. Baca umugani bakavuga ngo inkoko itinda ahantu ikahata baba. Yego, noneho ubutumwa naha ababosi nubwo kwiha agaciro, bakiyubaha, ntibitesha agaciro ku bakozi babo. Ko burya iyo umukozi umubwiye ijambo nk'iryo ngiryo yakubahaga, ejo aragutinyuka akaba yakubwira n'ijambo ritari rigukwiye nk'umukoresha we. Hanyuma misigaro yo ntabwo mujyana mu by'akazi, ndamuzana mu rukundo nawe dusoza. Ni iki wabwira abantu bakundana uyu munsi? Murakoze. Ikintu nabwira abantu bakundana ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko igihe nanone ukundana uri umusore ariko ufite umutima w'uburyarya, ufite umutima utari mwiza, ukabeshya abakobwa nk'igihumbi, cyangwa se ubu ni abakobwa benshi habya ati ndagukunda, ukagera kuri ndagukunda, ukagera kuri ndagukunda, mu by'ukuri kugira ngo uzafate umwanzuro bikakugora. Ikindi nanone ugasanga abasore b'iki gihe barimo baravuga ngo nta gikwe, ariko nafashe umwanya ngo ngenzure neza amenye igikwe bavuga n'iki. Usanga bafite ubwoba bwo gushaka, ngo nta mafaranga, ngo nta bushobozi, ntaki, ngo bazabanza begeranye amafaranga. Na hano hari burandaza kuganira nawe, hari uwahoze ambwira ngo azabanza ashaka amafaranga. Ayo mafaranga utabonye se noneho byagenda gute? Ariko ngibutsa bigeze kumbwira ngo nta gikwe mu buryo bw'umwuka uyifata gute? Ni umugambi wa Satani umbwiye gute? Buriya ntekereza ko ari nk'umugambi wa Satani. Ni umugambi wa Satani kubera ko abasore kenshi na kenshi batinye gushaka, bajya barisambanira gusa, bakumva ibyo birahagije birabaye, bakumva nta kubaka bihari. Cyangwa ugasanga urubatse ariko nta gahunda ufite yo kuzamarana igihe n'umukobwa cyangwa se n'umugore ushatse. Ejo musize mu nzu aragutegereje arakubuza, ukamutaye mu nzu kuko udufaranga ufite tugushiranye. Inshuti yanjye, ibyaba byiza yoboza umwuka w'Imana, egera Imana, usenga Imana, wihamagare, ndabizakugirira neza. Wenda si abasore gusa n'abakobwa, harimo abakobwa nabo bagira umutima utari mwiza, bagatendeka abasore nk'igihumbi. Gera ndagukunda ndagukunda, ariko urashaka umusore ufite amafaranga, aho ni nk'uzagukwa miliyoni 2. Ariko buriya Mana sinzi, iyo yarabizi, ufitanye ubuhamya burebure kandi mu gihe kigufi. Ngiye kubaza yo wamukoye ariko nabamenye tukiri kuri iyo gahunda ya nta gikwe, uri kumbwira ukuntu ari umugambi mubisha wa Satani. Wowe wambwiye ngo bibangamiye gushaka kw'Imana. Cyane cyane Imana ishaka ko tubaho gute? Imana ishaka ko tuba turi abantu biyoroshya kandi tunezerewe, turi abantu baborwa n'umwuka wayo, mbese turi abantu babaho nta kintu bahora bararikiye by'isi cyane, kuko ushobora kurarikira ikintu ukarinda upfa utakigezeho. Ushobora kurarikira umukobwa mwiza wifuza wowe ubona ko akubereye, ukazarinda upfa utamubonye. Urifuza inzobe, iwanyu mwabyaye zingahe?
urifuza ibikari wanyu mwabyaye bingahe akubwira Imana izaguha umukobwa mwiza uvuye kuri yo nicyo cy'ingenzi uri umusore umukobwa ikamubwire ngo Imana ni ifite umukobwa wakubera uri umusore uri umukobwa mbese niwo ufite kuba wakwatuza akanwa kawe ijambo rikomeye avana Imana ndakwinginze mpuza n'umusore uvuye kuri wowe ufite ejo hazaza utari wowe uzaguta mu nzu wa mukobwa mwe muzababarana igihe inzara izaba ije akihangana igihe ubukene buzaba buje igihe piriyavi izaba ije ntagutaho ngo yirukanke cyangwa ahamagare iwabo ngo byakomeye hariho umukobwa ushaka umugabo ejo byakomera yaburara rimwe akahita ahamagara mama we cyangwa marene ngo marene rwose ngo ndabona bikaze ngo ngiye kwitahira ntabwo ari imico nayo ntabwo ari byiza shaka umusore mukundanye Imana izabashyigikira utamurebeye imitungo amafaranga amazu n'amamodoka ibyo byose ngo ni inkwano ngo ya miliyoni 5 si wanyu mwatunze zingahe ibyo ni ikindi kibazo ariko Imana ibashyigikire n'ukuri ndumva tugiranye ibiganiro byiza abantu muratuganirije urugo twarusuye kabisa twabonye urugo rukomeye hanyuma ndumva twasoza tukagumya kubifuriza urugo rwiza tukabifuriza ko muzabyara hungu na kobwa mugatunganirwa kandi mukaguma mu Mana sinzi nimba ari ijambo rya nyuma mwabwira abakunzi ba Legacy hanyuma tugasoza yego murakoze Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza ijambo twababwira ndabizi badukomeza gusenga dusengera abakobwa dusengera abasore ibi nibyo yahamagariwe gusengera abakobwa batari bashaka yanabitangiye n'abatari yabo umudamu agasengera abandi bagashaka kandi batarashaka arabizi ngo yarabitorewe yarabihamagariwe buriya ajya asengera abakobwa batarashaka kandi bagashaka yanabikoze atarashaka nibyo cyane iyo Mana yigira cyane abakobwa batarashaka batararongorwa bagushaka basengere babona abagore bakeneye isengesho nuko baba bafite kwizera muri bo kandi birakoreka ubwo icyo twababwira rwose ni ugusengerana abasenga badusengere natwe kandi turabasengera kugira ngo tuzabashe kugira ahantu tugere kuko urumva twebwe duhuye nta bushobozi dufite nta mafaranga nari mfite nta mitungo nagiraga na imakire ntabyo yari afite kuvuga ngo duhe twese dukundana kandi Imana ntabwo ishaka kuzamura abantu bari hejuru ahubwo izamura abaciye bugufi ubwo duciye bugufi rero twizeye ko Imana igiye kutuzamura nawe udukurikiranye kuri iyi kamera ya Legacy TV ndagira ngo nkubwire ko birashoboka ko uciye bugufiya uri hasi ndagira ngo nkubwire ngo nawe Imana yakuzamura bigashoboka uri umukobwa cyangwa uri umusore warubatse uri umugabo cyangwa warubatse uri umugore uri umukecuru cyangwa uri umusaza birashoboka ko uri hasi cyane ndagira ngo nkubwire ngo nawe Imana yakuzamura ukagera hejuru Imana izamura abaciye bugufiya yego Imana bamugisha kandi ndumva mu gusoza abakunzi ba Legacy twabagirira ubuntu madamu akabasengera cyane cyane abakobwa bakeneye abagabo kuko niwo muhamagaro nabo bakabyungukiramo kuri Legacy ndumva twamuha umwanya dusoza agasoza asengera mu bantu bose muri rusange tugasoza Uwiteka Imana ikomeye yego Yesu uriho kandi uzahoraho turagushimye cyane uri alfa uri omega uri tangiriro ukaba n'iherezo haleluya haleluya uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kuri kandi uko wakoraga kera na n'uyu munsi uracyakora ntuhimbazwe ntushyirwe hejuru akanya nk'aka ngaka nsengeye abakobwa Mana batarabona abashyeri batarabona abagabo ni ukuri mu kuboko kwawe kwiza nubaramburira uko kuboko kwawe kubakoreho mu izina rya Yesu Kristo abafite uruzingo ni wowe wo kuruca abaziritse ni wowe wo kubazitura ababoshye ni wowe wo kubabohora maze nabo ukabaremera ishimwe mu mitima yabo Mana ni ukuri bagahimbaza izina ryawe kandi ni ukuri bakakwamamaza uri Imana rero itabeshya uri Imana itajya yivuguruza uri Imana atari bayari uri Imana ikora bikamenyekana uri Imana iyo uhagurutse uje gukora ntawe gusubiza inyuma kandi iyo urambuye ukuboko kwawe ntawe gukoma mu nkokora ni ukuri ijambo ryawe ni ukuri kandi iyo uvuze ngo yego ntawe uvuga hoya imvugo yawe n'ingiro nushyirwe hejuru ni ukuri Uwiteka nubiteho ubashyigikire mu buryo bwose ubarengere mu buryo bwose ababuze uko bagira ubahe uko bagira
izina rya Yesu Kristo. Ababuze ubarengera niwe kubarengera, abasore ababuze n'abakobwa, ubutabara niwe kubatabara. yaneza Nyemerera abamama, Mana ukomanga wese, abubatse bose umushingurire ubagirire mu neza. izina rya Yesu. Watabare uri kuko buguhamagara ushobora byose. umwitaba, uri bugutabaza Haleluya, umutabare. haleluya. Nabona ukuboko kwawe kwiza, ucishe kugira neza ko imbere y'amaso Izina rya yabo, Yesu nabo Kristo. bakomeze bavuga izina ryawe Haleluya, ryiza. haleluya. Ubikorere kwiyubahisha, bikorere kugira ngo izina ryawe rikomeze gusingizwa, Nukuri bikorere Mana. kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Gushyirwa hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo, natwe ubwo tuzumva abashima izina ryawe, natwe tuzavuza impundu, natwe tuzagukomera amashyi, kandi tuzaguhimbaza kuko uriho guhimbazwa ibihe Haleluya, byose. haleluya. Icyubahiro n'ikibi cyawe ibihe byose, ugakomeza kubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndatse nizeye. Amen.